indirimbo ko wayigesheje tayari ubanze umve iyo bita Murera Ndetse bakabanza zamuka gatoya kuma muri kontreta bimeze bite yajyanishe n'ingoma gatoya banzamure Murera iyi kuri irakomeye kuba Rayon we banza ujyanishe nibamanura imitima bari he YouTube abanze baze buzure muri salle breaking hano abantu bashaka kubona muze muri salle muze mu ariko transfer zateguje abareyo insinzi ku wa gatandatu cyane umva yavuze muri abari PlayStation ari gukina na Apple muri stade hari abantu bose kamatike byanze ivuguruje abantu baragura amatike eme we byakunze ye byanze kandi ndi gushaka tike umuntu uri kugura bigakunda ambwire mwohereza amafaranga ngurire kabisa twebyinire Murera twebyinire Murera hano bajya mwumva ama operation ariko uyu munsi gambere sare banze yuzure irabura aho bagiye ku breaking transfer ebyiri z'imiriro transfer ebyiri z'imiriro ariko ndi mu bantu nanjye babaye ba Nyirarunyonga Nyirarunyonga yabaye igishega bigiye kinini birangira nta mugabo abonye mu gihe cyo gucishwa make reka mvuge gutya ari ugezaho warasibe waragurutse ariko bikageza ugatangira no gucisha make ashaka umugabo no akamubura uje wese bamumurangira ntibicemo sizi ukuntu rero bamubwiye batari ko hari umusore witwa Rikari n'urugero ntanze ari tayari Nyirarunyonga yababwiye ko azayibara igezemo oya sinzi ari nyavugaga ariko yari yarihebye nanjye kubona transfer za Rayon ndi mu bantu bashinjwa ngo gufana Rayon ntabigaragaza ariko je mfanda umufana wa Mukura ko bavuga ko abantu benshi bafana Mukura babafana na Rayon yifuriza n'ibyiza nkifuza ko kagamburujwe hano mu mujyi ko yakanawufashe kuko ifite abantu benshi ariko transfer zayo zagiye zivugwa transfer nka zinge ziheruka nko mu myaka 3 iheruka abantu bagira ubwirwa ibintu nibyo nahoze mvuga nti birababaza kuba umuntu yakubeshya rimwe 2 3 4 5 6 bikagera mu 10 akikubeshya ariko ukimutega amatwi niyo mpamvu izi transfer ni muzizana Rikari ndumva ari ufitemo ibikabyo byinshi ujyanye Karenzi ubu nubwo adahari yasize hano azasanga narakwandikiye kwezi kwa situation uzatugaruka ku kwezi ko buretse gatoya iyo nkubwiye ngo ngiye nakubwiye transfer Ani Erija ndayigusobanurira iyo warayisobanuye urayumva ndarayumvise navuze transfer hano y'umuntu bita Frodouari ndavuga ko no muntu mbere navuze transfer y'umuntu witwa Arsene emejo je ntiyanabyumvaga cyane Arsene nicyo wagizanye yego nyagasani Arsene ndo wamuvuze bwa mbere hano oya nta kibazo niwe nawe wamuvuze Arsene nije wo muri Rayon yego murazajya muri Apple nije cyane uzi umuntu uzabaza Kereti Rafiki mushuti wawe uzamubaze okay ubwo urumva kayi makuru wari ujyafite turi sangapi turi sa 544 magnifique na sibyo uriya muzindaro ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu iyi kamera yiguze mu Buyapani mu mujyi wa Kyoto magnifique yagezeyo ariko reka nkubwise kuri regime niyo Rayon Sport ubona isinzire rwose ubona sport yacu yasubiye hasi abantu barimo bavuga ko baba bakeneye Rikari ngutanga cyo bita transfer baba bakeneye kumva izi transfer ariko hari abantu bari kugura ngira ngo ni ikibazo cy'abantu bari kuzishaka bamwe biri gukunda abandi bikanga oya automatique technology ko mabirumvikana ako kuntu uburyo bashizeho buragoye bwo kugura amatike iyo bashira bwa buryo busanzwe bwa kanyenyeri kandi gari 513 hariho biri kwanga kwanga ni ngombwa no kubera mbute yaje abantu bose usanga bose bari kugurira rimwe bakagongana nibikunda cyane ahantu hose hari abantu hari bonko kujya kuri internet cyarimwe n'urugero uzarebe bamwe ntigenda bamwe biranga ahubwo abantu nabagira inama yo kujya banyanyagira nijoro umuntu akiki nko masasa basa 8 saa 9 nabantu baba ariho biri gukunda mu gicuku okay kuko ntishi bashaka kujya muri stade ku munsi wa mbere barashaka ko bazabwira abana babo uti iyi stade ni mu bantu bayikimo bwa mbere fungurwa nuvuga ngo nk'umuntu wizi seminari yo ndirimbo ntago wanayi capamo gatoyereje yewe ndashaka ko ase ibi byishimo abarebe bazongera babibona cyangwa nta yindi kipe ku mutima urufite bitazi uri kunyumva attention ariko rero
banga iryo jwi se ni irya kanga urimo uraririmba ese ibyo bita solfège iryo jwi ni irya kanga ireje ibintu reyikoze nize solfège uko guhogoza ari gusanzwe nkunda umugabo ntacyo amara retired captain wa Yezu Jean Fidèle rwose we ntutuyobye uko guhogoza kwa Yezu ni gusanzwe kugeza aka kanya ndacyari Jean Fidèle ndacyari Thomas wo muri Bibiliya Thomas ni muzi mwe mu Thomas ntabwo yajyaga apfa kwezi iyi nkuru izi transferi zasabye ko nanikoza kuri aeroport nijoro reka rero Ricardo tumureke nk'umutasi ugenda ubona bizamo buhoro buhoro atangiye ahuzagurika atatari mukabona arobye igikeri mu mwanya w'ifi ariko arimo kugenda arumva akota ku rujanga wowe abantu urusamba bamaze kugera muri sale reje ukuntu bimeze abantu byumve neza yes Rikari agiye kutujyana mu cyo bita big transfer hanyuma nanjye 100% batwara mu nzove ku byahabaye nimugoroba ndetse n'ibiri buze kuba ibyo se ni akarenza ko mojeho avuze ngo tubivugeho ndakubwiriza ukuri wowe tutware muri transferi abantu baje hano muri sare abareyo reyo ibihari byose ko byakabaye current kabisa nta na kimwe dusize inyuma mutu wasuhuza hakurya Burundi oya da ariko ari Kigali we ari Kigali abantu bahageze papa utamara muri sare bagezemo sare mwahageze muri imbere 1800 ndabona bamaze kwicara muri sale ndaza gusaba umuntu witwa Magnifique Turatimana Ange ndajya ndekura abantu bari kugura kuri internet nta numwe byigeze byangira nta numwe byangiye ku kanyenyeri niho biri kugora byanze inshuro zose sireka nimba naguraga imyanya wenda turi kwifata turi benshi uko bakwerekaga ngo hasigaye naha h'ubururu hafashwe aho umwe hasigaye no ugasanga wenda bahise betwa ariko ngiye nabikoraga bakambwira ngo code ngo ntago valide ngo ntago ihura nkibaza ibyo aribyo ko nabikoze umwanya munini cyane pe Rayon Sport zehoraho Axel bimeze biti mwageze muri sale mwicaye imbere kabisa muze uwo bita horaho Axel mwakira umukinnyi wa mbere iyo mbabwiye ngo mwakire nta n'inkuririmo yo kuvuga ngo bizanga umukinnyi wa mbere abareyo bagiye kwakira turi 5:48 Magnifique terekamo umukinnyi wa mbere wa Rayon Sport buretse gatoya byasabye ko bajya ku kibuga cy'indege kugira ngo uwo mukinnyi ubimenye ujya ku kibuga cy'indege utamvangira Magnifique umukinnyi watumye radari zanjye zerekeza ku kibuga cy'indege ikarara majoro inkarara ijoro mu gitondo agahamagarwa ubu tuvugana akaba ari kumwe n'abayobozi ba Rayon Sport muri office oya ntago nahatangaza iyo nkuru bahita bamenya uyitanze terekamo umukinnyi wa mbere n'ibyo ahawe ahubwo nizere ko uwo muntu va kuri uriya munini ashobora kumunini umanuke umuntu uzi ubyibuze umuteye imyaka irenga 13 hano Nyarugenge ngo ariko uwo muntu ntangiye kumukeka shobora kuba yaratangarije umuntu umwe babanaga muri ahantu hamwe akamubwira ati umwaka utaha ndiyo byarangiye yes yabibwiye umuntu bari kumwe aho bari reka ndebe nimba ari we Magnifique ndahita nemera terekamo umutasi uyu ni umupatro abamuzi uwitwa Rikadi ndahita mwemera cya kintu nko hakurya nimba ari we terekamo umukinnyi iyi nkuru nari ko nzayivuga ariko namenye amakuru ko byarangiye neza nimba ubizi neza ko byarangiye ndakwemera terekamo umukinnyi manura terekamo uve ku munini ujya ku mukinnyi Magnifique impamvu ari gutinda ntagiye yagize ubwoba yagize ubwoba bwo muri weekend terekamo umukinnyi w'ambere wa Rayon Sport tayari yitwa Fitina Ombolenga confirmed miliyoni 25 ku myaka right back wa mbere mu gihugu salary 1M ku kwezi Machachar yabwiye umwe mu bakozi b'ikipe ya Rayon Sport babanaga muri Camp South Africa arambwira ati tangaza Kigali ubwira abantu inshuti zawe umwaka utaha ndakinira muri kabiri Regis agira icyo avuga kuri iyi transfer ko ari suspension y'ukwezi arabatatu iyi nkuru nitabayo arabatatu uraza kumuhana nusanga iyi transfer atari ariko mu gihe noneho
iri confirmed gira icyo uyivugaho Regis kuko niwe mukinnyi wa mbere w'umunyarwanda kuri Kabiri kabiri cyane nta uramusimbuye bibaze ko tuvuga ngo uwakamwicaza muri national ni wundi wo muri Toulouse waredi kamanzi wareni kunyumvingira Eric ampe rwa rutonde rw'abakinnyi yemera ko bakaze b'abanyarwanda bazane mu Mavubi nanjye urume gusa ibindi uzabivuga none se icyo nibaza ubundi ngo bari muri Cote d'Ivoire bari batarumvikana bageze South Africa ngo yamaze kumvikana gahunda ari ukugera i Kanombe ngo akaryama akaruhuka ngo bakajya gufinaliza ibintu byose binavugwa ko rwose byivuganyaga n'ubuyobozi bwa Rayon Sport perezida w'uhe niwe wirangirije diri y'umuntu witwa Ombolenga nabeshe rwose nari nzi ko idiri itararangira sine no kuyitangaza ariko ruzi ibiganiro bitewe nuko abareyo bagize bavuze ngo tujye tubabwira ibintu byarangiye apana ibintu biri rumance ariko source zari kare nimba zikonfirma ko diri yarangiye wari uzi ko nyizi se ntabwo nari nzi kuko ntabwo uzi ko ntabizi ntabwo nari nzi kuyizi ahantu nakuyi transfer kapitene retired uwo Yesu Jean Fidel yamaze imyaka nk'ingaye muri Rayon witwa Serumogo hari ibivugwa n'ibivugwa n'iki bavuga imishinga n'ibyo yubatse n'iki nta kintu na gito yarakoze nemera gacicyo tabishanye byari bisanzwe biri no munsi y'ibyamo bamubanjirije benshi ariko hano iyi transfer ibaye straight kuva muri APR kuri Ombolenga Fitina nimero 2 ikipe y'igihugu Amavubi iki cyabari kimenyetso Rayon Sport ikoze signing kibazo magnifique aganda karamwiri iriyo magnifique isara no sasa mufiyeri wanje se na kaka bambe Serumogo no sasa mwumva ikintu kirenze abantu bajya bumva no kurura Regis nk'ibyo bintu mavuze impamvu yabyo witwa Serumogo mu bakinnyi bafite amasezerano n'ikipe ya Rayon Sport n'umuntu wenyine utakoze imyitozo ku munsi w'ejo n'ikimenye kwiho na telefone Serumogo atinya match zikomeye yakivu ntabwo ikinyisoza ya champion na waruha Rayon Sport ngo agomba guhindura kuri match muri weekend bakinishijeho Didi nawe uhari oya iyo match bakinishijeho Didi iyo match Serumogo atakinnye yego bakinishijeho telefone nta muntu uzanareje imyitozo ntiyayikoze ari muri Nyamirambo iwabo bari kumva arika yes ubu twafite na Ombolenga ari kumwe n'abayobozi b'ikipe ya Sport agiye gusinya amasezerano akakanya rwose ntaki ni nkumbwira ngo na bike ayisinyishe menye isi najuguye bati arajugunye ayajugunye uyu umukinnyi wa Rayon Sport umwaka utaka besa Ombolenga Fitina maestro arambara bururu n'umwe maestro ntagihindutse kuwa gatandatu araba ari mu kibuga bakina ubwo witwa Mucyo Junior Didier wagiye za Dubai muri test hejuru iriya we yasoje amasezerano bisa nk'ibigiye kurangira agomba gusinya hariya nta gihindutse agahingwa amafaranga meza Rayon Sport kuri kabiri kubona utwa Fitina Ombolenga ni solution it's almost over Ombolenga Fitina siyo transfer ndavuga nyine muzimaze kuba niyo niyo transfer iri confirmed ititije umujyi ititije umujyi akimara kurekura assist kuri ko bita Kwizera George cyane barayisesetse nka batara mu bitwa babano bita Philipong uwo ni umukinnyi wa mbere ugeze mu ikipe twemerere hari ikintu mutari kumva ziramuramira mu mavuta yo kabisa magnifique abe tayari aba yifite yes wowe uzajya ugapfiringa mu muntu gusa direct nta cyane ikibazo impamvu magnifique arimo gutinda gutereka bafite ubwoba oya zamura kamurera cyane twagiye kuri kabiri uracyatangaza ndabwo ko ngiye kohereza abakinnyi babiri b'imiriro Dirdan hari okay babanze batereka akaririmbo kugira ngo uzane transfer ya kane ukuneye kumwenyuramo hano gace ashobora kuba ari umureyo w'umukura oya bari bohepfiriya hari ukuntu kaba karimo Regi oya kaba karimo abantu b'Ibutare bafana mukura akantu k'ubureyo ntago kajya kabura Regi Ombolenga Fitina abareba mwakiriye mute abareba mwakiriye mute tubwire muri comment bimeze bite Ombolenga Fitina omba bebe aranditse message ati mani fashe rekari ibyo uzabura ibyo abareyo bageze kuri rwa rwego ubabwira umukinnyi bakumva ntibishoboka nakubwiye ngo 25 million magana amafaranga muri kuvuga iyo procedure uko ninzi ko bitabaye abantu twari kwifata ni bya bindi by'abantu mutobeshya rwose pe
ntarabona amanitse jezi nari mfite ubwoba ariko South Africa yabwiye kwanza reka bivuge no guca ku ruhande uremwe n'umuceri yes yabwiye umufotografe w'ikipe y'igihugu national Amavubi afotora Rayon Sport ati umwaka utaura mfotora nyina muri yarimubwiye Murerwa Derife byasabye ko ntangatanga ziniye n'ahandi hantu ntari kuvuga kugira ngo iyi transfer tuyizane mu rukiko rw'ubujurire yakuraje amajoro yes iyo niyo transfer ya mbere mu kipe ya Sport umukinnyi wa kabiri Dirdan muri Rayon Sport kabisa Mutereko magnifique manura agiye kumanura undi umukinnyi wa kabiri ugomba kuba uri mu mahoro uretse guterekaho nabaretse guterekaho ndashaka abareba banze buzure sare kurusha gutya sare amaze kugeramo abareba bangahe ndashaka abareba buzure 3,000 ndabizi ko bafite ubushobozi barahari tumanura indi ntwa buzure 3 tumanura indi ntwa muri rukaze kurundi izabiri muri stade Amahoro kuri match ya PFC kuwa gatandatu we 100% agomba gutsinda Julien Mete yavuze ati ngiye niyo aba PlayStation equipe macha kwitsinda ati niyo aba ari PlayStation turi gukina abareje bari hehe nibuzure sare mu 2500 turashaka 3 tumara intwaro ya kabiri 3 intwaro 3 abariyo ni benshi nibigaragaze ni benshi sana 2600 bagezeho dukeneye 3 dutangaza intwaro ya kabiri zabiri muri stade Amahoro nyuma ya Ombolenga fitina bebe umutasi niyo mpamvu yitwa umutasi dukeneye abantu 3,000 tukagenda izina tangiye kuyimerita izina tangiye kuyimerita izina umutasi ogiye twaryanditse kera kumeritaho gato gato ngo nk'umuntu ujya mu Kivu mugeze ku cyaroba ageze ku yatangiye adondosha ngo tudagara ageze apana indagara ubu icyakora rikari ageze ku rusamba ari kuri terapia ari kuri terapia transfer twamanuye Nyarugenge kuntu zingana bavuguruje Nyarugenge ntabwo twavuguruzaga twaramanuraga cyakora cyaje bigora waravuguruzaga ariko ibyo nabwiraga nibyo ariko mwinyobyo mugani wasinya kare bahageze tujyana 2,600 zamuramo murera babanze bazi manukana na Fortebet akazana na wa 3,000 nibyo dukeneye kizatangira ejo hari abantu bazajya bakibera bita kuri Esperance Hotel harakwirebero bameze neza cyane nta kiba kwa Muze Claver akaziki kavanze n'umupira w'amaguru ejo ngomba kuba ndyamye Esperance Hotel uzaharara ejo nzaharara kabukeye nzaharara rwose Esperance 0783517111 nawe ni umureyo hari indirimbo bajyaga bavuga ngo mbabarira nigushakire ari ngushakire nyamara umwaka utaha ibintu mwivugishaga Regis na Karenzi ibyo kuvuga ngo Rayon Sport ntihari ariko izi transfer muri kuvuga nkanjye bora nkunda gutanga ingero za Bibiliya nazo rimwe na rimwe Imana ijye namfasha rigiye ugiye kugarura Thomas kubera isi bayemereye nabi ndumushakisha uwo bita Ombolenga fitina urumva izi transfer we na Karenzi muzazana hano harimo nizi sinzi pfobeje ni nanzizi ngiyi nari mbonye umuntu nyohereza message abantu babemera gato ngo banga umukinya perere kwe yamaze pe Ombolenga ni nimero ya mbere twaranebonye ariko nano bw'imurekwe yarasoje ahubwo ko batamwongereye abazungu bose burya ntabwo bakwemera abazungu twababonye twonye nk'uyu nguyu urumva icyo nkubwira wigeze usengaho ngenda senga ndumudivantiste mu cyo karindwi urugendo rw'abisirayeli bava mu Misiri bava mu Misiri bagikanani bakambuka bakagikanani uraruzi ndaruzi imyiteguro yarwo uzi umuntu wazanye inkoni Mose ubukoni bubiri indi kaburya ubwo bukoni bubiri rero bwigize ubuyoka bubiri indi ya nyayo ya Mose yamiraga iz'abakoniko wazanye mwizo transfer kuvuga niza Karenzi zaza nizimira bunguru uzazana inkoni imira transfer Karenzi azatangaza na rikari ariko mureke mbabwize mureke mbabwize ukuri ibintu birakomeye none se reba transfer Karenzi afite urebe rikari urebe Regis nizo mfite na Samira amaze gukimaka nubwo ari amagazi izange zararangiye ariko oya nta kibazo umva nikubwira ngo hano icyo bita gutangatanga abantu bafite akazi gakomeye kadomo manura intwaro bratse gato 3,000 birabura abantu 180 reje winyoza ninjye nyoboye ikiganiro mbabarira bratse gato ninjye nyoboye ikiganiro
mfasha twuzure sare harabura abantu bake abareyo bari he bumva imiriro ya no akantu kari kunsetsa no kuna abareyo bari kubana ngo omba bebe omba bebe ibihumbi 3 muri sare tuhita tumanota transfer ya kabiri hasigaye ibihumbi 2 nibaze hasigaye abantu 200 ntago ari 2 hasigaye abantu 165 abareyo bumva Fine FM ni benshi niba no kuri radio sira Kiyobe niba uri umureyo manuka ibihumbi 3 muri sare tumanure transfer ya kabiri didane Karenza aravuze ngo ntazagaruka ngo ntagazagaruka imibare ntabwo yaherukaga Rayon Sport igomba gutimanga inyo kipe ya mbere ifite abafana benshi mu Rwanda kunsinyira ndamusinyira PO ende ibaruwa yo kwirukana Rikari umusisibana kumva twagiye nyaboneka oya abareyo bafite ubushobozi bwo kuzura sare iraburaho abantu bake cyane ni muzi ariko se oya nibaze muri sare reka nkore kuko turibuze kujya mu nzove ari ibintu byinshi turibuze kuvuga reka yes Magnifique nateho nta kibazo umukinnyi wa kabiri tunashimira abantu ku gihe ndabona bahise bakanagaho n'umuntu keditinze nta kibazo buno mutandukanya gute haka kantu w'abandi bagize umukinnyi wa kabiri uretse gatoya umukinnyi wa kabiri Regis mwinyobya mwe muretse abareba barahari umukinnyi wa kabiri Dirdan araba ari mu kibuga kuwa gatandatu na PRF confirmed Manura Magnifique araba yambaye icyo ubururu n'umweru muri Murera uyu niwe mukinnyi wa kabiri bitatu byageze Magnifique Manura confirmed yaragize confirmed yitwa Christian Ishimwe kuri miliyoni 12 yamaze gusinya umwaka umwe Christian uri umuntu w'umugabo ntujya ubeshya yarambwiye ati sinshaka gukinira polisi yo munyohereza amahoro mwambonye kaki amaze kumenyera ikipe zifite abafana amaze kumenyera urumva sinshobora gukina mu ikipe ifite abafana bake ndashaka ikipe itanga competition ifite abafana ifite abafana tuwereke icyo dushoboye back four ya mbere mu gihugu byarangiye noneho reje zamura ndirimbo Ombolenga kabiri ofite Christian kuri gatatu zamura uwo bita Bugingo Hakimu biramusaba akazi gakomeye cyane biramusaba akazi bizamusaba akazi kugira ngo nyirabone ikibu abone umwanya Ishimwe Christian uruhande rumwe urundi gato ahangaha reka tubanze tukaterekemo gato ubwo ako katwagomba kugatambikamo banza ubusi ibitekerezo nandisoma gira ikintu uvuga kuri izi transfer gira icyo uvuga kuri Christian gira icyo uvuga bari nka kakanyoni bakubitiye amatama yombi inyombi ubaye nk'inyombi kabiri gatatu nuko bimeze ko numva wagira ngo nizasohoka iyo siporo imwe yubaka nk'izasohoka abantu twari tuzi ko Nyarugenge izagerwa n'amakipe asohotse bimeze bite ari ikipe inyobeje umutasi yikojeje umutasi baramubwira bati umutasi ebana arimo aramara icyo bita transfer atatanambi Ishimwe Christian abareba mwakiriye gute aba ni abakinnyi barabatitirere bitandukanye na bya bindi kuvuga ngo uguze umukinnyi ikipe yarekuye atakinaga bari basoje n'amasezerano cyangwa ngo umukuye muri Bugesera oya nta nubwo ari no kurekurwa cyangwa kwirukanwa barasoje ikitaragenze neza no kumvikana stade amahoro nta kuntu bakongeraho abantu 30,000 abantu banze bagure tuzajye yuzuye hasi hamaze kuba sold out cyane hasi
kwinjira mu bihumbi 10 oya apana urumva hari iri lokot igihumbi cyo hasi igihumbi cyo hasi nicyo hamwe hejuru ku buryo uciye ku kibuga nawe cyane hamwe umukinnyi ashobora hamaze kuzura tayari akanyenyeri 513 mugura amatike mutazareba umupira hanze nibyo arankonfirmye umuyobozi yuko ngo yaje kubasobanura ko bari bamubuze yuko yagiye muri ntuza muri test atari yababwiye ariko ibyo ntuzi ubushize yaramugendanye witwa Rwatubyaye oya ariko uyu nguyu we baramukanira umukwiye ariko icyambere cyiza kinabirimo katiyo byarangiye nese baramukanira urundi rurenze kugura Ombolenga oya ntagende n'ibicamo bazana ayo mafaranga y'Murera akomeza ajye gushakira ubuzima hanze ishimwe Christian yabeshye Nyarugenge itangiye kunyeganyega cyane sinababwiye ko ari we left back nemera mu bari gukina muri championnat y'u Rwanda ntawo murusha ariko izi transfer muzivuge muziga hanyuma nizange ubundi yo tugeze mu kintu bita investigator nizange ibaze ko je namaze no kuzisha iriya umaze gukurikirana wazo umbwira ngo arikota akazuba ku myitozo y'ikipe imwe hari Nyamirambo nakubwiraga uriya transfer izi niza mu bwego ni deal done numva uri kunsetsa ubu ndiguhamagara ngo arikota akazuba ku muntu ufite kamera hejuru ahantu hano nukumbwira ngo amaze gusinya kuko hari uri mu biro niwe ntegereje hari uri mu biro tuvugana kakanya transfer ni imiriro Nyarugenge Regis kari imiriro Nyarugenge reka nishimire ifatanyabikorwa sha bari mu Radiant ya abantu bashaka kuzigama muhamagare 18 bababwira uko bikora Radiant ya 18 shimire abitwa Nzuri ni urubuga rugura unyuraho ukagura umutungo cyangwa ukawugurisha nta mukomisiyoneri ukuvangiye aho urihereye ku isi Nzuri akadomora nawe dushimire divayi kosora aho muyisanga muyiture kuyinywa kuko irimo n'umuti uzi mu buki natanga wizi n'ibindi bimera muyirangure kuri 0783 91261 8391261 mushimire Parent Solution Hardware Limited abantu mufite amamodoka yigiye hejuru amakamyo amafuso amadina amapine azamara amezi 6 uyagenderaho mu muhanda ahabundi abamara 2 kuri izo zijya amasafari ari kuri Parent Solution bafite na za kinyemoto kuva ku gatoya ka 14 wajyana mu modoka no munsi wawe kuzageza kuzimya za hostelry zimya amanyubako y'ama etage n'amasoko batanahenda n'ama motel electric basange ku Kinamba ugana itexirwa uca kuri umuhanda uca ahantu wanditse Isano Plaza ketwaza ngo ni kuri Parent Solution nini bakagutungira urutoki abari mu gikoni namwe muri cyane mwiganjemo abareyo mwibuka kukozaho iki tomato muteka tomato kimeze neza imboga zose yaba mu bishimbo yaba mu nyama mu mafi ahantu hose chiko tomato n'ikirungo kiryoshye ibiryo ifi yatinyutse gusibukira mu isafuriya iri mikurumana yaravuze ngo aho kujya ntago nanizeye ko bagiye kunteka ngo ndyoho uko bikwiye yari igiye kurya ikirungo yego reka da urumva yari yiyahuye ngo ijye guteka kugira ngo yari igiye kwigira Yesu kugira ngo ndibwe n'iryoshye ugiye kubatangira kugira ngo ndibwe n'iryoshye tomato ni ikirungo kimeze neza cyane kiryoshye ibiryo imboga zose mutereke mu cyo bita chiko tomato ababyeyi muri abana bagiye kujya muri vacances abana bagiye kujya muri vacances ariko mwifuza ababyeyi bose bifuza ngo abana bo bakine bahora bagomba ese wandangiye umwana wanjye yakina umupira kwaza umupira aho yakina ku mwana w'amezi 6 kuzageza ku mwana w'imyaka 15 muri vacances bazajya bakinira bahura n'abatoza babatoze neza kwa Miroplast Gikondo iyi nimero muyandikire kuri WhatsApp uri muhamagara nticema kenshi mbona idacema ariko kuri WhatsApp irandika Christian arimo kubandika n'umuntu ubaye mu bintu by'abana igihe kinini umubyeyi azajya abona hasi kumwana niyo yakina amasaha 2 cyangwa isaha imwe umupira arawumenya nuko bakunda umupira abana ejo akazi karabuze ku isi ubucuruzi bubumwe ntibugenda neza ariko impano ntizigera na rimwe yanga guteza imbere nyirayo 07817894 07817894 cyane 394
cyane kabisa nanjye oya confirmed nanjye option confirmed nayo imaze kurangira oya yarangiye ahubwo yarangiye ibintu niritaje kubikora akaririmbo eme akaririmbo n'amakano k'akaririmbo abareyo muracyahari oya muri sare baracyarimo Deje narakubwiye ngo muri sare muracyahari wego cyane kwa confirmed kabisa twebwe hano turi gutangaza hari ubwo twageze twavuga ngo biri kuri 90% ni deal done izo ngizi izo tuvuga ni official transfer ya gatatu reka babanze nabwiye abantu nababwira nti ibintu byose ni step by step yubaka hari bibanza gake ni rwo rugendo nanone wigenda mbere gute twari cyari rugendo ubu izi ntizihagije bakwiye kubaka ikipe idakinika ikipe niyo step umwaka nukubaka ikipe idakinika niyo step ikurikiraho mu giswahili baravuga ngo pole pole njo mwendo gake ni rwo rugendo urumva ibiba bigoye nashatse kuvuga ibiba bigoye nibyo abantu baba barahereyeho none se naga ari ibyo Samira ari kuzana ibiswahili icyo giswahili uragishidikanyaho Regis niko giswahili uragishidikanyaho urumva nta mpamvu narababwiye ni njyewe abantu tuzababwire bazatangaze donc bazumva ibyo donc none sasa equipe etape igezweho no gushaka ikipe idakinika ari ziri confirmed umusore azakubwira icyo ashaka kuko ndimo numva utuntu ntazi turi kumwiruka mu mubiri inde umucuruzi umwe w'umusaramari hano mu gihugu abantu oya jezi baravuga ngo abantu barashaka kugura jezi ariko by the way jezi z'uyu mwaka zirasohoka vuba nazo ira ni jezi yasize ishize arasohoka jezi y'umwaka vuba na iyo bita Rayon Day noneho ni yabigiye kuzabera mu mahoro birashya Rayon Day kujya mu mahoro ubushize no kumukuyipanga ubundi bavuga ko bibaye ari bikundi zabera muri Stade Amahoro babaje Simba basangira booked itaboneka babaza ikipe twayanga basanga itaboneka kuri nizo kipe ebyiri bashakaga ubu bari gutekereza indi bazakonfirma izamanuka kuri Rayon Sport Day iyo bita hano Amahoro niho Rayon Day baravuga ati turashaka guca impaka tukazuza Stade Amahoro ahasigaye hose ari hejuru y'3,000 cyane iyi transfer ngiye gutangaza waransekeje cya gihe ngo breaking news sejo yavuze buretse gato umuntu ari imyitozo buretse gatoya iyi transfer ndayitangaza mpagaze mu rwego rwo kuha icyubahiro uyu mukinnyi ni umwe mu bakinnyi nanjye ndagufata abantu babibone uramfatira imikoro gutya ngufate na video irahari nta kibazo sawa uranzamura imikoro uhagarare mpagarare uyitangaza umukinnyi wa mbere nemera uz'umupira mu gihugu cy'u Rwanda mu banyarwanda niwe mukinnyi wa mbere yo kumuvuga umutasi nemera uz'umupira mbere yo kumuvuga reka we muri Amerika ngo uhite umubwira akandi watirimiti yagenda mwihoreka dudo mwihore bamwita uyu mutaramo uwitwa Emi Rwanda Emi ikinege inshuti yanjye arambwira ati wowe niyo mara gutangaza iyo transfer mite mwitahira ati nibishaka ikiganiro musoreza ati ibi bintu nakiri ibyo biranefera magnifique ngo transfer yamaze kugera muri systeme niba yahageze amazamura akaririmbo arasamura mikoro mu gihe ari guhagarara ugiye gutangaza nk'urahira oya waretse nkakurahiza we ntabwo bandahiza ariko uyu mukinnyi njye nemera umukinnyi uz'umupira iyo azi umupira abawuzi abariye muri sare barahari zamura nawe se mbwira umuntu ndamubwira nti abanyarwanda bambwira uraza hano nawe mubwira nti uwo muntu reka aragiye kumena niwe muntu ufite potential kwanza niwe muntu ufite statistique wa mbere w'umunyarwanda muri champion y'u Rwanda umwaka ushize niwe wa mbere ku ma system nemera ko mu bakinnyi b'abanyarwanda njyewe zibakina hano mu gihe cy'imyaka cya kabiri ikindi cya kabiri nawe niwe muntu uri muri forma z'umuntu wababaje abareyo witwa Ritseru Vumbu Nzinga forma ni zimwe format ni zimwe gutera impira imiterekano ni bamwe gutsinda ni bimwe amakufura ni bamwe gukoresha amakosa ni bamwe oya arahaguruka bamaze kubanza emena manza mare kuvugaho ni ku describing uwo muntu yes banza mu describe noneho mugerekana ko
gutangaza mpagaze akaririmbo ka Rayon Sport bashyiramo indirimbo ya Murera haguruke mufashe icyo ubundi atangaze transfer ya gatatu iyo transfer ya gatatu y'umuriro Stade Amahoro igomba kuzura no kuri Rayon Sport Rayon bihebye muri ya ngendo y'agace gace noneho ngo museke mbanze nkubwire Samira bagiye kuzibitisha uyu niwe mukinnyi wa mbere ukubwira ati njyewe ikintu cyita gutegeka agapira byambabazaga cyane kubona ari ndahantu n'urugero mpagarara kuri baro ntibabibone hagira numa n'amashi nayabone urumva njyewe niwe mukinnyi wa mbere nabonye watanze assist y'icyo bita Roboa urukumva rika uyu niwe mukinnyi watanze assist y'icyo bita Roboa urumva rika wa mbere niwe mukinnyi wa mbere kandi watanze icyo bita wakoze icyo bita Elastico cyari cyo ni cyo ukubita gutyo ugarura yatwariye n'umuntu utandizeye Samu na Mitima barahoberana babazanya makuru Samu ahubwo narwo watubyaye barahoberana n'ababazanya makuru bati ko mwabuze abakubita icyo bita Elastico n'akantu k'akaroboa n'umuntu utsinda kuri Grand Rendez-vous gusa niwe muntu kandi ufite karite zo gutera impira y'imiterekano amatire de loin tayari buri kwezi igitego cye cyabaga kiri mu bihatanira ku gitego cy'ukwezi ka kanyenyeri kabareyo urumva karajya gahoraho barakubwira bose abakinyi bose bahurizaho ikintu kimwe niwe muntu wa mbere uzi umupira w'amaguru utinginga utabahatisha muri gihugu cy'u Rwanda ariko Regis ikintu nako ikintu mbwira Regis ni kimwe ndavuga uti akeneye nayo mashi y'abantu hari abafana magnifique akeneye kujya akora ko kantu ko kwifotoreza n'uyu yakoraga kuryo gato cyane akeneye nayo mashi y'umufana abantu yabikoreraga ntabona ayo mashi ukuntu ibintu bimeze azaza bikora abona mashi cyasandijwe na kanyenyeri cyane umuntu ugiye gucikwa n'iyi image rikari iyi image ni umukinnyi wa mbere ngiye guhagurukira Samira wamfasha mikro ndayigufasha Regis yateretsemo akaririmbo karimo tugende gace urwego ndayifata we arayigufatira Samira akaririmbo karimo Samira yimufashe fata mikro transfer igiye gutangazwa magnifique na saki izuba ryose iyi transfer abareyo bari bamaze imyaka myinshi bategereje nyuma yo bita Miss Cedric ari kuvuga nka Pastor Ricard ari kubwiriza ubutumwa bwiza gatoya bari bategereje iyi transfer y'umubora umukinnyi magnifique nafashe kamera izanemo n'umutwe wose ndi muremure gutyo ni sawa magnifique ngo ari kugushyiraho igice ngo bitewe nuko ngo wasenye ikipe ye nukuvuga ngo byari kuzambabaza iyo arangiza kariyeri ye agiye kuba yihagazeho atariye iraha ry'abareyo hahandi batsinda igitego kimwe bibiri icya kabiri amafiyeri ye mu cyesipanyol bajya bavuga ngo es buen jugador he's a good player umukinnyi wa gatatu umaze gusinya muri Rayon Sport nyuma ya Ombolenga Fitina Ishimwe Christian nyuma ya Ishimwe Christian magnifique manuri miriro shyira hariya terekaho wubaha abareyo imbaga y'abareyo buzuye muri sare n'abasportif bose bari kutwumva kuri 93 n'ice kimwe Fine FM mu rukiko rw'ubujurire bategere yitwa nde risemo yose bantu ushyiremo umukinnyi image ye ndasaba ko unsomera uyu mukinnyi warangiza ukavuga n'ibimutanzweho yitwa Muhadjiri Hakizimana number 10 nimero 10 mugongoni icyo bita recruitment fees cyangwa se ibyo atanzweho miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda apana bya bindi by'umwaka umwe ndabemeye imyaka y'umwaka umwe agomba gusinya imyaka 2 miliyoni kuri sezo abareba bakagira ibindi ibindi azati nakubwiye ngo mu cyesipanyol bita es buen jugador Regis iyi transfer ya gatatu
iyo urayivuga wavuze ko ejo wakoze agashya Hakizimana Muhadjiri bimeze ngo yagiye ku myitozo ngo ya polisi ariko utizuba ngo yarwaye malaria ntabwo biracamo bimeze uko yageze ku myitozo ndishwa ko yageze ku myitozo ya polisi FC sinabibabwiye se yaraje gusezera abagenzi be ikibazo ni iki cyo ko naranze kwivuga ejo ukaje gusezera ariko uwo bita retired kapiteni wa Yezu Jean Fidele merci kimwe mu bintu bigora mu mupira wacu mu Rwanda muri transferi ni ukugira kota y'abanyabene gihugu babizi bataringwiza mubare bataringwiza murongo ufite 2 na 3 impaka zose zagibwa ko ari uwa mbere cyangwa uwa kabiri mu gihugu kuko nanjye nemera ko aka kabiri Christian buragiye ntawe nushize twabigiye impaka nago mbigarukaho nemera jewe Christian kurusha Claude ntabeshye ku bijyanye n'urugamba cyane cyane mu mahina mu maji na Ombolenga nta musimbura we uhari aka kanya muri kabiri Muhadjiri nawe no mwene gihugu wabanzamo ese kubwo na Keve muze kugira icyo mutubwiraho cyane turabigarukaho ni ukuvuga ngo rero Rayon Sport iguze neza pe kubijyanye na bene gihugu pe nta wundi bavuga ngo yari buzane kuri iyo myanya yabo urenza aba igisigaye ubwo nuko zagura abanyamahanga banyabo ariko iraguze baza bagafatanya iraguze bano bantu ukongeraho Keve ukongeraho mitima na mitima raho uhari donc kuvuga ngo nibashaka abanyamahanga bazakina ari 6 ugashaka abanyamahanga kwanza dore ko bimeze Rayon Sport nimba ubonye umuntu nka Muhadjiri ashaka gukina mu forward ashaka no gukina 10 bazana mu defenseur umwe wo gukina na mitima agashaka umukaseri wa nyawe wakura majara yarameze muri prime time ye numero 6 kazi kuburyo niyo mutoza afata umwanzo wo gukinisha Kevin na Muhadjiri imbere y'umukaseri bakina muri iyo mediane none sasa batatu imbere no gushaka umuwinga hatari umwe babiri n'umwataka typique mate zose za Rayon Sport kugeza zibera ku mahoro stade youth abareyo zo baramwenyura bamwenyuye pe ubundi kwihangana bitera kunesha kugera mu makipe minota yadusize dushimira fatorwa bacu bagiye batanga magnifique ateretsemo highlight turaba tuzireba hano kuri Ronaldinho Muhadjiri Hakizimana dushimire bafatorwa dushimire all in one connect nibyo okay ubwo rero transfer z'imiriro zirangire n'injiza mu Inzove twinjire mu Nzove kuko hari indi transfer itari yo muri Rayon Sport ntago nshaka kuzigendana twabanza tukavira muri Rayon Sport rimwe tukuvire muri Rayon Sport rimwe iyo transfer tuyitangaze tuvuye muri Rayon Sport iyo transfer yo muri ko niyo nindi kipe ariko tubanze twinjire mu Nzove me okay tubanze tujye mu Nzove tujye mu Nzove kabisa tujye mu Nzove tubwire ko imyiteguro imeze ashwa ndetse ubwo n'ikipe APR nayo turaza gukomoza ku myitozo yabo cyane ko mu myitozo ya APR hagaragayemo amasura mashya nimugoroba y'abakinyi bashya ariko ubwo turi gukomoza kuri Rayon Sport reka tubiviro rimwe mu Nzove ku munsi w'ejo habaye imyitozo ya mbere yitegura imatch zaba ku munsi wo ku gatandatu ari muri stade Amahoro icyo abantu benshi bari biteze cyangwa se icyo abantu bari bategereje kumenya no kumenya ngo ese Rayon Sport yabona 11 bajya mu kibuga akaba bakina bari tayari ubu barahari no uvuga ngo ku munsi w'ejo mu bantu bagaragaye mu myitozo mu Nzove ari arimo uwitwa Kadimu Ndiaye nk'umugaritiyo wasoje amasezerano ko ugomba kongera amasezerano basanga bumvikanye hanyuma harimo kandi umugardien ntago mfite amazina neza ariko n'umugardien wafatiraga ikipe yitwa Dauphin Noir yo muri Kongo urumva reje umugardien wafatiraga ikipe yitwa Dauphin Noir yo muri Kongo nubwo amakuru aturuka mu Nzove avuga ko ku munsi we wa mbere atigaragaje nk'umugardien wa hatari ariko n'umugardien ku isura kuri taye uko namubonye donc uko namubonye ari ukuntu ubona nta nyine aparama wabona ari umugardien mwiza ariko abamubonye mu myitozo uyu munsi ni imyitozo ya kabiri ishobora gutuma avuga ngo tumurebe turebe kuko nimba ari umuntu uri tayari yo kuba yaba umuzamu w'ikipe ya Rayon Sport abadefenseri bagaragaye mu myitozo ku munsi w'ejo donc ejo reka tubaze duhere ku bantu bashya hari abakinnyi babiri b'abarundi bagaragaye mu myitozo batari Fred ndetse na Frank abantu bari kubyitiranya Fred ndetse na Frank ntago aribo bakoze imyitozo mu Nzove abakoze imyitozo harimo umuwinga umwe ndetse n'umudefenseri n'abarundi baba mu Karumuna babiri bivuze ngo bageze mu Rwanda mbere
nabonye hari abantu babyiteranije by'uko Fred ndetse na Frank bakoze imyitozo ku munsi w'ejo ntabwo ari bo kuko umwe muri bo ni umudefanseri undi ni umuwinga. Fred na Frank bazaza ryari? Bageze mu Rwanda ejo. Bageze mu Rwanda amasaha y'ijoro. Bazanye n'utwa papa utamu. Cyane na papa utamu. Fred kabisa. Donc ari probability ari ko uyu munsi bari bikunda nabo bashaka kugaragara mu myitozo y'ikipe twa Rayon Sport mu gihe ibyo bavugana byaba byagenze neza. Hanyuma mu bandi bagaragaye mu myitozo hari abakinnyi babiri nawaze mbona bazanye n'utwa Emi Fire. The big agent kabisa Emi Fire. Ejo yari mu Nzove nubwo ku mahitamo y'abantu muri Rayon Sport batigeze batuma yinjira. Ende Emi Fire banze ko yinjiramo imyitozo cyane ko imyitozo ari awikro byari awikro abanyamakuru niba umwaje wo kwinjira uretse gato niba umwaje umundi Emi Fire bishobora kuba finally bararije kwemera ko yinjira ko bwambere icyo nabimenyeho babanje kwanga ko yinjira. Sinzi umuntu witwa Ngabo Robert ngenda mwemera nk'umuntu bazi ibintu binasirimutse kandi binagezweho ariko nk'umuntu ufite harije bwo ni media no media officer ni umuvugizi. Ni umuvugizi ariko nibyo yakafashijemo n'abayobozi mu byo batumva. Umwaje w'umukinnyi ubutasi buramanutse. Umwaje w'umukinnyi abagomba kufungurirwa inguni zose za umukinnyi we ari. Ntago umwaje w'umukinnyi ari umufana, umwaje w'umukinnyi ntago ari president w'indi kipe. Ruvuga ngo ni uruhande rumwe n'ukuboko umwe afite ukuboko kumwe n'undi afite ukundi. Ibintu baba bakoze kuri Emi Fire sibyo. Batazabona n'undi mwaje ukomeye avuye nka Cote d'Ivoire akazana n'umukinnyi umubwiye ngo siyinjira ashobora kwitabwira umukinnyi akaba ati indege dusubireyo. Hagari byo. Ngiye rwose. Ni wazanye umukinnyi unose wambwira ngo papa utamu nibazanye Fred ntiyinjire kubera iki? Ushobora kumuzana wandi ubuyobozi budari cyangwa bahari batakuzi. Hari ikindi kintu. Yes. Abayobozi b'amatimu nabo bagomba kukubaha. Yes. Ko bibagiraho ingaruka. Nibakorana n'abagent de joueur gusa. Rwose nibavuga ngo Emi Fire nibavuga ngo Karenzi Rikari nawe yavutubwira ko afite ibyangombwa nubwo ntabihagazeho. Ariko abayobozi b'amakipe yiraruza buri muntu wese ngo ngwino dukorane deal. Nibyo bigira gutyo kumva amakipe nkazagorira ngo ziri kumanuka kandi zaraguza abakinnyi benshi. Ukumva ikipe mu by'ukuri nta kwitari yagize ariko bakoranye n'abantu batari. Magnifique. Mudiringe n'abantu bazi aka kazi. Sure. Babyumva bafite experience. Magnifique. Akira nguhe video zo mu Gardier uri mu Nzove. Uriyo wakinaga muri Congo muri Dauphin Noir. None Kadimu ndiyaye baramupingiriza. Uya Kadimu azamuzamu mu kugeza ubu Rayon nta backing erega nuzi ko Bonner yagiye na Tamare. Zamubiri banyamahanga. Ahubwo ariko gushaka ahubwo ariko kugumana Academy igashaka n'undi muzamu w'umunyarwanda. N'ubabonye wo bitanze Rwanda Jihad. Umva uko bimeze. Donc yaba Emi Fire n'undi mu agent wese uzanye umukinnyi ntiyemere kwinjira mu myitozo y'umukinnyi. Imodoka ijya kubafata aho bacumbitse ikanabasubizayo. Emi Fire we insiste aba donc we yashaka kwinjira kandi imyitozo bayigiza wikro. Niyo mpamvu baje kumugora banga ko yinjira. Ikipe nimba yabisetinze byagombye ko byumvikana byo nta kibazo kinabirimo. Ngo nimba mwizaniye amwigereza ku kibuga akaza kugaruka kumufata imyitozo irangiye. Mfiteho dute ni Muhadjiri nta nari mwigeze ayoberwa umupira ariko afite ibindi bintu byagiye bimuvangira bya indiscipline twese tubona ari nabyo bitumye atari no mu za nationale reka kuko umupira arawuzi ariko ashobora kuba tumva anicyo cyamukuye Dubai. Amakipe ari ryo no muri equipe ikakobrija gutanga ro maximum bitewe nuko ubona ego buriya izi kipe z'abafana kuri ruhande buriya Muhadjiri yaramaze iminsi akina muri aya makipe ko yakiniye ya Ikigali nyuma za kujya muri polisi n'iki byose na equipe donc ugira pressure yo kumva kuri mu kazi donc pressure abafana bagushyiraho si nyinshi ariko Muhadjiri abona abakinyi bakina bagira gutera neza kandi nta ujya yashaka kwigaragaza kwidistinga hariya ariko Muhadjiri muri aperi yari mwiza kuko azi ko ari pressure y'abafana igomba kumuposha agatanga ro maximum ega nawe yes Muhadjiri abantu bazi umupira meze barakubwira ati buri match ananira ngo nariyo n'urugero bibaye nubwo tumwifuriza hari kipe yazongera kumukenera se ubu Muhadjiri reje ibingisha kumwobirije none kugaruka mu Mavubi akagaruka ukuntu Muhadjiri akina barakubwira bati uyu nguyu azajya atahana akanyenyeri buri munsi kabareyo natsinda igitega koza ijisho ry'umureyo Muhadjiri uyu papa z'umupira mwinshi cyane so nandi kuvuga ngo Magnifique reka izo video nguhaye zuwo mugaridi uri mu Nzove w'ikipe donc bafatiraga yitwa Dauphin Noir abwo abantu bajye bumva impamvu bagomba kumva Fine FM
sibyo se cyane rwose mbere ko turi buze kujya ku bandi bakinnyi nabo bari mu nzove kuko harimo n'umugande w'umumediateri warayakoze imyitozo mu nzove abaze mbona bazanye bucece baje bucece birakumakme dore muzamu dore n'uwo nguwo bari gukoresha tiza aho ngaho uyu ni umuzamu uyu nguyu nguri mu nzove uwo wambaye uwo nyine bari kukwereka uwo nguwo bari kukwereka niwe angare bari muri reforma ndavuga niko nta rate zo muri match ze mbona bimeze bite dukwiye kubona akora n'amasevu nk'abakeneye na video akora save baje muri za test je simbyemera je transfer nemera nk'izi nguzanye Christian aje gusinya uzanye Ombolenga uzanye Muhadjiri ukaba ufite amakuru ko ari umukinnyi wakinaga bavuga ngo ni igeragezwa simbyemera zani intwari ije gusinya ya nyayo wenda izapfube mu kibuga byange ariko abantu bari barabonye ko yari ryari izina ryari akoreje ari giye uyikoresha test bikarye nta test negatifa gutanga umusaruro nyine ni rimwe numwe mu bantu 10 nose ujya wibuka nka Peter Brevon aguswe yaje muri yaje gukora test bikanga bakigira muri Musanze ubu Peter ntibyanze yabaye impari Masudi Juma bamusazeho yari umukinnyi wari umuhanga so ubwo myitozo rero uyu munsi nibwo yabuze kuza ku myitozo ya kabiri ahubwo ikindi kintu gishya namenye na akaba atara muri Rayon Sport gukora ibintu mu ibanga rikomeye donc umuntu wampaga amafoto yari gufotorera hanze anara mu nzove hari iki gipangu kirekire ariko hari ahantu hagarara burya ruguru gutya inyuma ufite telefone zino zoominga cyane aho nkako kuri mpagarara hano nkafotora wenda nkari hakurya kuri send bahagaze hano hari ukuntu zoominga yanyeretse ifoto mbona muri tize staff amakuru nuko staff technique yo mu ikipe y'abagore ariyo igiye gutanga support mu ikipe y'abagabo kuri iyi match staff yose uko bimeze ku makuru ahari umutoza rwakaraza kungizo bitaje rwaka Claude ntagihindutse sindabimenye neza kuko sindabimenye neza I'm not sure ariko ku makuru mfite yizewe yaba nyiri gwiti ntarankonfirma ndetse n'urwanda rw'ikipe ya Rayon Sport barankonfirma kuko rwakana namuhamagaye ntitabye navuga ngo nasanga arizo briefing zinahari urumva amakuru ahari yizewe nuko uwito rwaka Claude niwe uraza kunyungirije utwa Julien kuri match zahuza Rayon Sport ndetse ni match yo muri weekend ntago ari hanyuma n'uwitwa Freri usanzwe wungirije rwaka kuva muri wahoze muri za Jeunesse uzima cyane Freri araza kuba nawe ari muri yo backroom staff hanyuma uitwa Mazimaka n'ufite icyaka cyo gutoza abagaridiyo Mazimaka Andre cyane araza kuba ari goalkeeper coach mu gihe abantu bari mutoza w'abazamu urumva ntuza webo ari mu biruhuko uwitwa Ayabonga Lebitsa ari mu biruhuko ako Ayabonga ntunagazagaruka ashaka ubundi amakuru ahari yagiye yarasezeye abantu biba hafi atazagaruka uko amahirwe menshi ashaka kutazagaruka muri ikipe ya Rayon Sport amakuru uko ameze nuko uwitwa Rwaka Claude nubwo azaguma atoza ikipe y'abagore nta gihindutse nubwo hari abafite igitekerezo cyuko nta gihindutse yajya mu ikipe y'abagabo ariko n'ubundi bishobora kuba confirmed Rwakakomeje gutoza ikipe y'abagabo akaba umutoza wungirije nuko ari uzatoza match yungirije Julien hanyuma Mazimaka akari uzatoza abagaridiye kuri iyo match ya AP match muri weekend Rwaka Claude arazamutsemo mu bagabo nose Frere azaba ari fitness azaba ari fitness coach yaba ari nka fitness coach urumva ko ikipe iradadiye none se izindi kipe kuko ntacyo muzivuze izindi kipe muri APR rero nayo koze imyitozo mbere kumbonye umutara mu bita Kabrita bita Leon Kabrita